hanyuma ndagira ngo tugaruke none kuri ibi bihano byafatiwe u Rwanda. Mu by'ukuri amabuye y'agaciro y'u Rwanda ya Gasabo muri rusange hari uruganda rwahawe ibihano na leta z'ubumwe za Amerika. Tubwire kuri ibihano ubundi kuki u Rwanda rufatirwa ibihano kandi rwo ruvuga ko bibogamye cyane bashingira kuki abanyamerika muri rusange ubundi. Abanyamerika gufatira u Rwanda ibihano nta kindi baba bashingiyeho, nta kuri baba bafite. Nta munyamerika turabona aza gukora iperereza ku mabuye y'agaciro y'u Rwanda. Tituramubona bajya mu binombe tuzi bitandukanye ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro. Yego. Niba bashaka kumenya amabuye y'agaciro u Rwanda rucukura, bazagende baziye muri turiya duce twinshi dutandukanye. Bazajya muri za Kabacuzi. Hariya za Kabacuzi bacukura amabuye y'agaciro menshi cyane. Yego. Bazajya mu tundi duce twinshi dutandukanye ahantu bacukura amabuye y'agaciro. Yego. Kubafatira ibihano bashingira ko ruriya Ruganda ruvuga ngo barufatira ibihano ngo hari amabuye y'agaciro ngo batagomba kugira gute kugera muri Amerika avuye ku Rwanda, cyangwa se u Rwanda rutagomba gucuruza ngo ruyacuruze avuye muri ya Ruganda none arangiza yerekera hariya muri Amerika. Yego. Tandanse yawo batekereza ko hari amabuye y'agaciro ava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niko bavuga. Yego. Bakavuga ko hari ingabo z'u Rwanda ziriyo. Yego. Akaba ari nazo bavuga ko arizo zizana ari amabuye y'agaciro. Ariko bavuga ibintu bapfa no gufata ibihano batabashije kumenya iki, batabashije kumenya icyo bashingiraho bafata ibihano. Nigeze kubona mu minsi yashize bajya kuvuga ngo bafatiye ibihano, baza gufatira General James Kabarebe bamufatira ibihano. Ngo mu ngabo z'u Rwanda bafatiye ibihano, ngo na General James Kabarebe bamufatiye ibihano. Kandi General James Kabarebe ni umusivili, ni retired, ariko kumva ko nta makuru baba bafite n'ibyo baba babwiwe, kandi baba bashaka kubikora kugira ngo babashe gushimisha nde uwo bita Kisekedi, hanyuma babone uburyo bajya guproduce, babone uburyo babona amabuye yabo y'agaciro cyane. Kuki batifatira ibihano kandi bafite ibinombe? Ibyo ngibyo u Rwanda rukunda kuvuga ngo kuki mutareba ku rundi ruhande mukareba ku Rwanda gusa ku mpande zombi. Uretse n'ibyo ngibyo si bafite amabuye y'agaciro? Yego bayafite. Ntibajya bafite ibinombe? Bayafite rwose. Warekare hari ibinombe bya Canada. Kubera ko batajya bajya kugira gute hari ngo Canada bayifatira ibihano kuyacukura. Iriya General de Kamine, je Kamine muri Maniema hari Amerika ifite ibinombe byayo. Yego. Muri Katanga Abashinwa barafite, n'ibindi Uburusiya bufite Rubaya bari bayifitemo. Yego. Bakongera bakagira hariya muri Maniema naho bafite ibinombe. Muri Maniema hariya muri Maniema naho Australia ifitemo ibinombe byabo. Yego. Kuki batekereza bakumva ko umutungo wa Afrika ugomba kujya iwabo gusa, tubashe kugirwamo uruhare n'abaturage ba Afrika kandi aribo ba nyiri umugabane? Bakumva ko ngo nimba u Rwanda rwaproduce amabuye ngo yavuye muri Kongo ngo reka dufatire rwa Ruganda amabuye, nibagende bafatire n'abari abandi bajya gucukura. Yego. Iyo urebye harimo abayobozi bayobora rwa Ruganda n'abandi bafitanye isano ntatunganyirizwa ari amabuye yuko batagomba kujya muri Amerika, n'aya mabuye y'agaciro y'ubwayo akaba yakumirwa. Ngende kwibaza u Rwanda rutagurishije amabuye y'agaciro muri Amerika n'ahandi yagurishwa ibintu bikagenda neza cyane, bayagurisha cyane. Si yo soko gusa bafite kandi ntabwo ariyo batsindiye. Bafite bagurisha n'Ubushinwa bafitanye amasezerano. Ubuyapani bafitanye amasezerano. Korea bafitanye amasezerano, Korea y'Amajyepfo na Korea y'Amajyaruguru. Canada bafitanye amasezerano. Ubwongereza amabuye yabo bakoresha menshi n'ay'u Rwanda. Yego. Dore ko biriya bihugu byinshi cyane byo muri Aziya, muri Europe, bariya bose amabuye yabo baba bataratangira kuyacukura. Baba bashaka ngo hanze bacukure amabuye y'agaciro y'iki ya Afrika ariyo bakoresha, ayabo bakomeze bayazigame. Igihe cyabo nikigera bateganyije bazabone kugira gute kuyacukura, ariko barangije kuyogoza yahe aya Afrika. Yego. Muri rusange ubindi bihano wowe ubibona gute mu magambo make twanzura gufatira hano u Rwanda batagendeye kureba muri rusange ikibazo gihari u Rwanda rukanavuga ko bibagamye cyane? Uko ubona bishatse gusobanura iki? Icyo bishatse gusobanura gufatira u Rwanda biriya bihano n'ukwiyenza ku Rwanda nk'uko tujya tubibona. N'ukwiyenza ku Rwanda n'ukutishimira ibyo u Rwanda rurimo rugenda rugira gute rugeraho. Ni no kutishimira ku Rwanda rwanga mpatsi bihugu ya u Rwanda rwanga abantu bagira gute baruhaka. U Rwanda ndirujya ruyoboka ngo rukoronezwe, barabyanga. Noneho kugira ngo babashe kurunetralize bakabasha kurufatira ibihano kugira ngo u Rwanda rwemere rugire gute rukomeze gukoronezwa, ariko u Rwanda rugakomeza kugira gute kubyanga. Biriya bihano bafatira u Rwanda ibyo bashingiraho nta shingiro biba bifite, ahubwo icyo baba bashaka nuko u Rwanda rugomba kugira gute rugomba gukoronezwa na biriya bihugu. Hanyuma Nikora reka dusoze. Urakoze cyane.
ndagushimiye cyane Nikora wanye muri aya makuru utegura neza cyane, amakuru ameze neza cyane. Shimira abantu babanye natwe muri aya makuru, mwabanye natwe, waduha igitekerezo, nyunganizi cyangwa se ikibazo watwakira muri comment, ariko kandi wakora kuri subscribe bakunze ibiganiro byacu na like cyangwa se share na comment. Ndetse hanyuma njyewe nitwa Ajabo Marashina, ari kumwe na Nikora, mwebwe mwese Imana ibarinde. Hanyuma ngira ngo tuze gukomeza Nikora, tujye mu yandi makuru kuvugwa niba twaho twasoje, tukaza ku mirwano ikomeye cyane cyane, tukibanda no ku bitaro bya Minembwe byarashwe hariya muri iriya mirwano. Byagenze bite kugira ngo ibitaro byo Minembwe biraswe? Byagenze bite? Biriya bitaro byo Minembwe byarashwe, drone urabona hariya muri turiya duce, urugamba rwo ku butaka hariya muri Minembwe mama 23 ihashya ingabo za leta, yego, n'abambari bazo, yego, ariko bagera ku bitero byo mu kirere ugasanga ingabo za twirwaneho zifite ibikoresho bikeya, yego, ndetse bafite n'ubwirinzi bukeya bushobora kunetraliza ingabo za FARDC, FDLR ndetse n'abazarendo. Ibyo bikaba birimo gutuma ingabo za leta zigenda zirasa, zikarasa mu duce twinshi tugize gute dutandukanye. Yego, utwo duce baba barimo kurasamo tukaba ari uduce dutuyemo iki abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. yego, bakaba batuye muri Minembwe. Ku munsi w'ejo hagaragaye indege nako n'ubwo ejo bundi irasa ku bitaro bya Minembwe, ndetse ikongera ikarasa ku kibuga cy'indege cya Minembwe, yego, ikongera ikarasa hafi y'urusengero rwa Methodiste ahantu bita ku Kiziba, yego, ndetse yarashe no kwa generale Lieutenant General Masunzu, aho naho ikaba yaragize gute, ikaba yarashe muri turiya duce. yego, by'umwihariko ikarasa yitwaje ngo hariya hari ingabo za mama 23 zivuriza muri biriya bitaro, yego, bakabyitwaza ngo nizo waje kugira gute kurasa. Ariko n'agace barashemo ntibarashe ahantu havurirwa abantu bakuru, barashe muri pediatri. Abatazi pediatri ni ibitaro bivurirwamo abana, yego, pediatri niyo yarashwe, ndetse harongera haraswamo icyo bita maternité cyangwa se ahakorerwa service y'ububyaza, aho ngaho niho barashe. Nibyo bitwaje ngo havurizwamo ingabo za mama 23. Ndakeka ntabwo ari byo, kubera twabonye ibitaro byinshi byagiye biraswa. Twabonye ibitaro bya Mikenge byararashwe, kandi Mikenge biriya bitaro bivurizwamo abasirikare, bivurizwamo abandi abasivili. Twabonye barasa ibitaro by'Irundo kwa Gakini, barabirashe. Twabonye barasa ibindi bitaro by'Irundo, nabyo barongeye bagira gute barabirasa. Ejo barashe ibitaro bya hehe bya Minembwe. Bishatse kuvuga ko icyo bashaka ntabwo ari ukuvuga ngo ni ingabo za mama 23 bashaka kurasa. Ibitaro bya mama 23 turabize aho biri. Ibitaro bya gisirikare babyita Sikbe, niko byitwa. Irike ikandikwa Hopital General de Minembwe, kandi nubwo iri Hopital General de Minembwe yavurizwa nk'umusirikare wa mama 23 n'umwene gihugu kimwe n'abandi, kandi bafite uburenganzira bwo kuvurirwa muri biriya bitaro. Niko bimeze rwose. Hari aho nabonye bivuga ko abaturage bahara mu Minembwe batangiye kwinubira iriya serivisi cyane cyane bagiye kubona nyuma y'uko ibitaro byabo byarashwe, kuko nabonye bivuga ko kuba benshi ari bakuraga ubuzima, kwivuza, imiti n'ibindi by'ibanze, bafite impungenge z'uko byarashwe. Bano baturage bagiye kubaho bate mu gihe ibitaro byabo byamaze kurasa, ko nabonye bafite impungenge cyane. Urakoze cyane. Nituvuga ko ibitaro byarashwe, uhite wumva ko na farumasi bayirashe. Yego, farumasi bayigabyemo iki ibitero. Yego, iyo farumasi imiti yari irimo yose yayisirira muri biriya bitaro. Imiti yose yahiriye hehe hariya muri biriya bitaro. Yego, cyangwa byakunda abaturage bagiye kubaho nabi, n'ubundi bari basanzwe babayeho nabi. Yego, bageraga gutya bakabona inkunga ibazaniye iki imiti. Yego, noneho niyo miti babonaga ingabo za FARDC zatangiye kwiga zayitwitse. Byanga byakunda nta no gushidikanya ibitaro abaturage ba Minembwe bagiye kwiyonge, impfu zigiye kuba nyinshi cyane. Yego, ntibakibona aho bavurirwa, nta miti bazabona. Yego, hari abarimo baraswa, abari ku rugamba n'abatajya ku rugamba. Urabona nk'abaturage barasi bariya muri biriya bitaro bya Minembwe ntabwo bari ku rugamba, barimo bivuza. Abaganga baharasiwe
benshi hari abaharasi barabasize ubuzima yego cyangwa byakunda Minembwe irimo irakomeza kwinjira mu kaga gakomeye cyane. ibi ngibi ndabashakaga ko ndihuza n'akandi kantu gatoya nabonye kuko bino bitaro mu bantu babirasharimo n'ingabo z'u Burundi ariko ikindi cyazivuzweho nuko zo ngo zimaze gutsindwa ingabo z'u Burundi zitsindirwa mu Minembwe no kurasa ibitaro nko gukorwa n'isoni ngo zibye inka z'abaturage bo Minembwe bariruka. Ibi byabaye byo ko Abarundi bibye inka bakashaka kuzambukana hakurya. Inka bazibye bibye inka zari ku Irumba ahantu bita ku Irumba bahise bagenda bashorera inka nuko narimo nibuka n'uyu mugabo izina rye naryibagiwe ariko bari barimbwiye bahise bagenda bashorera inka muri ako kavuyo ko kurasa hariya muri turiya duce bahita bashorera inka bashaka kugira ngo bazerekeze muri turiya duce tw'iwabo i Bujumbura abandi bakavuga ko bazijyanye bashaka kugira ngo bazazishire ababembe n'abapfurero batuye muri turiya duce tw'Irurenge ngo nibarangiza bahite bazijyana ahantu bita Imisisi bazigurishe nibarangiza kuzigurisha amafaranga bazigurishije aze asange bari abasirikare b'iki b'Abarundi ariko izo nka rwose bazinyaze kandi abazigambaniye n'abasirikare b'iki b'u Burundi baciye muri humye mama 23 dore ko umubare wabo gutangana n'uwa mama 23 twirwa niho byavuzwe ko yazikurikiye yaba yazigaruje ntabwo irazigaruza urugamba ruracyakomeje rwo kuzikurikira ariko barimo baragenda bareba ahantu zigeze barimo barazikurikira uburyo turimo twanga gutangaza amakuru gutya turaza kuyabatangariza nimugoroba neza tubabwire uko bimeze bidatuma tumena ibanga bikaba byakwica mission niko bimeze cyane. Yego reka dukomeze mu yandi makuru ari kuvuga cyane cyane muri iyi mirwano n'ibindi bigezweho cyane cyane naho bigana. Urebye muri rusange iyi ntambara turabona ifite ikihe cyerekezo ese biragana hehe icyerekezo cyangwa se iherezo ry'ibi bintu twavuga ko ari irihe muri rusange? Iherezo ry'iyi mirwano irimo ibara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndakeka mama 23 natwirwaneho nibo bari abaturage bo Minembwe ndetse na za Masisi n'utundi duce twinshi dufitwe na mama 23 nibo batezeho iki amakiriro yego bagize intege nkeya bakomeza bakajya mu kaga ariko bakomeje kuhafansa begera hariya muri turiya duce birukana bari za Pwenze birukana bari za Mukoko birukana bari za Ruhinamavi birukana bari za Mutunga birukana bari za Mikenge birukana bari za Gipubu birukana za Bibogobogo birukana bari za Bijombo birukana bari za Mitamba birukana bari mu tundi duce twinshi dutandukanye yego nibwo amaherezo y'iya ntambara twayibona ariko mu gihe ubu ngubu bakirimo barwana amaherezo yayo ntabwo ari aba hafi hari haracyari imirwano izarangira ari uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yacitsemo ibice bibiri cyangwa ibice bitatu kubera ko impamvu buze bitatu hariho icyo bita MDKC ikaba yerereye muri Katanga ikaba iyobowe n'umugabo bita Kiyungu Jedeo ikaba ifite umuvugizi wayo bita ngo Itumwimbi bakaba baherereye muri territoire ya Mitwaba bariya nabo bafite objectif yo kugira ngo babashe kwigarurira muri kariya gace ka Katanga mbere yaho bakaba baragiraga umutwe bita ngo ni Katanga iryo sinijyo iyo ryivugiye ryonyine bitabumva icyo bishatse kuvuga Katanga bishatse kuvuga ngo Katanga ni cikemo ibice bibiri yego bariya bashaka ko Katanga bigarura Katanga Oriental na Katanga Central bashaka kuyigarurira ikaba igihugu cyabo yego noneho mama 23 nayo nubwo itarabidenosa ngo bivuge nayo irashaka kwigarura Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ukongeraho na Maniema ndetse ukongeraho nicyo bita Tanganyika ikabigira igihugu noneho agasigara na ruya ruhande rundi rwa za Kinshasa urumva ko byanga byakunda Kongo amaherezo yayo gucikamo ibice bingahe bitatu cyangwa igacikamo ibice bingahe bibiri. Vital Kamerhe yahunze igihugu aho bikeka ko yamaze kwiyungana M23 uyu munyapolitiki ukomeye wabaye mu nteko ishinga amategeko ya Kongo bivuga ko yahunze igihugu arashakishwa uruhindu cyane. Iyi nkuru ya Vital Kamerhe ubu ngubu ari hehe muri rusange? Urakoze cyane reka duhere hariya muri Kinshasa harimo arakomeza kuvugwamo ibintu byinshi bitandukanye cyane ku munyepolitike ufite parti politike bita URC ikaba iri muri Union Sacrée ibumbiyemo amashaka menshi ya Perezida Kisekedi. Uyu mugabo akaba yarahoze ari umwe mu bakoraga muri biro ya Perezida Kisekedi ndetse akaza gufungwa ashinjwa kuba hari amafaranga yanyereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yaragenewe ibikorwa remezo. Nyuma yaho yaje gufungwa, amaze gufungwa uriya mugabo nibwo Kisekedi agiye kwiyamamaza kuri iyi manda arimo nibwo yamufunguje kugira ngo abashe kumufasha kugira gute kwiyamamaza.
akimara gushinga, akimara gukorwa amatora yo gushiraho abadepite, abasenatere, bamaze kubashiraho, nibwo Kisekedi yongeye kwigarurira umutima w'uriya mugabo kugira ngo akomeze amufashe kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aza kumugirira icyizere, amuha kuyobora umutwe w'abadepite. Yego, akimara guhabwa kuyobora umutwe w'abadepite, hakomeje kuvugwa amagambo menshi ku mugabo bita Vital Kamerhe, bavuga ko ashobora kuba afatanyije na M23 ndetse na Twirwaneho, dore ko bamwagiriza bakamwita ko ari iki, ko ari umunyarwanda. yego, kubera ko avuka muri kariya gace ka Kivu y'amajyepfo, Kivu y'amajyaruguru. Bivugwa ko mama we ari umurwandafone, papa we akaba umushi. Akaba ari nayo mpamvu bavuga ko ashobora kuba ari iki, ari umunyarwanda. Bajya ku izina rye ukumva bavuze ngo Vital, hakazamo izina Kamerhe, kandi mu gikongomani nta jambo, cyangwa mu giswahili cyangwa mu gifaransa cyangwa mu cyongereza nta jambo bita Kamerhe rishobora kuva muri ayo mazina. agahuzwa nuko ari umunyarwanda, bigahuzwa ko Vital Kamerhe ari iki, ari umunyarwanda. Akaba ari nayo mpamvu bavuga ko uriya mugabo bita Vital Kamerhe ashobora kuba ari iki, ashobora kuba ari umunyarwanda. Uyu munsi none mu gitondo bivugwa ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, sino kuvugwa, byarangije kugira gute, gutangazwa. Amaradiyo menshi yatangiye kubitangaza, ibinyamakuru bitandukanye byarangije kubitangaza, natwe tugeze ahangaha kugira ngo tubashe kubaha ukuri ku birimo bivuga ku mugabo w'umunyepolitike bita Vital Kamerhe. Uyu mugabo Vital Kamerhe akaba yarangije kugaragara, yageze hariya muri uriya mujyi wa Goma, yagiye kwiyunga kuri M23. Ibi bintu byo kuba Vital Kamerhe nk'umuntu ukomeye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, wawe mu nteko ishinga amategeko, mu gihe yaba yiyunze na M23, zaba ari ingufu zingana gute uyu mutwe wungutse? Ese byafasha iki mu guhangana intambara ikomeje guhuza M23 ndetse na leta ya Kinshasa muri rusange? Nikora ni imbaraga nyinshi cyane, imbaraga nyinshi cyane buriya babonye, kubera Vital Kamerhe ni umugabo uri ku rwego rwo hejuru, ni umugabo w'umunyepolitike uri ku rwego rwo hejuru cyane kandi ukomeye, uzi politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ufite n'ishyaka rye, kandi iryo shyaka rye rikaba rikomeye cyane, rikaba iryo shyaka rye yewe Kisekedi yaramwifashishije kugira ngo abashe kugira gute gutorwa. Ureka ko muri manda ya mbere Vital Kamerhe yashakaga nawe kugira gute kwiyamamaza, Kisekedi aramubwira ati wowe wikwiyamamaza, ahubwo wowe fatira parti politike yawe uyizane ifatanye n'iyanjye, yewe n'intorwa zaguha umwanya ukomeye cyane. Akaba yari yaranateganyije ko ashobora kuzakurira abandi abasenateri, ariko ntibyakunda, ayobora umutwe w'abadepite. Bituma ishyaka rye abasha kugira gute, bituma ishyaka rye atabasha kugira gute gukomeza kurigaragaza. Ari naho byaturutse umugabo bita Kisekedi yahise agira gute, yahise atangira gufata Vital Kamerhe, kubera yari yarangije kumuha uwo mwanya, bituma Vital Kamerhe atabasha gukomeza gahunda ze zo gukomeza guhangana nande n'uwo bita Kisekedi. Urebye muri rusange uyu mugabo Vital Kamerhe ni umuntu ukomeye cyane, tekereza ko afite amabanga yose nk'umuntu wayoboye inteko ishinga amategeko, abaza amabanga yose ya politike yakonye na Tshisekedi, yanayoboye ingoro cyangwa se ibiro bya perezida Tshisekedi. Ngira ngo ibyo rwose niko byagenze. Ngira nk'umuntu uz'amabanga akomeye cyane, ese amabanga z'igihugu ntabwo agiye kwemerera imitwe yitwaje intwaro, noneho bikazafasha uyu mutwe gutsinda FARDC mu buryo bworoshye? Amabanga arayazi y'igihugu, by'umwihariko n'amabanga yo muri presidence na ko strategique za Kisekedi ayoboramo, uriya mugabo bita Vital Kamerhe arayazi cyane. Kuyamena hariya muri M23 hari ayo bazi, hari n'ayo batazi, hari ayo agiye kubabwira. Ari nayo mpamvu nakubwiye ni uriya mugabo kuva hariya akajya muri M23, Kisekedi atakaje ikintu gikomeye cyane gishobora kuzamugora kugira ngo azabashe kugira gute kongera kucyubaka. Bikaba kandi bikubitanye Vital Kamerhe kumuvaho, akongera akaba nanga yaramuvuyeho, hakongera akajyaho bita Joseph Kabila yaramuvuyeho. Abo bose ni abantu b'indani mu butegetsi mu gihugu bakomeye cyane, bakabasha kwihuza ko ari batatu, bariya byanga byakunda. M23 yagize imbaraga nyinshi cyane kwakira Kamerhe, ukaba ufite Nanga, ukaba ufite Kabila, ukaba ufite ba Makenga, ukaba ufite ba Bertrand Bisimwa n'abandi bajenerali bakomeye, ba Baudouin Ngarura, bariya barimo hariya muri turiya duce. Ukongerwa kubitaho ba General Gacheri, ukongerwa kubitaho ba General de Brigade
Sematama, ukongera ugakubitaho na ba Byamungu, ba General Byamungu, ndetse n'abandi benshi bagize gute batandukanye, bariya kubahuza bakihuza bose, nubwo tutarabibona ko barangije kwihuza, ariko niho bigana na Kabila buriya, Kabila nawe nubwo ataragaragara ko yihuje na 23 ni umuterango wabo mukuru birazwi, umuterango wabo mukuru akaba afite icyo bita Sauver le Congo. Urumva ni nyito yacu yonyine kishatse kuvuga, shatse kuvuga ku munsi bazabishira ku mugaragaro. Vital Kamerhe, Kabila, Nanga, Bisimwa, n'abari abajenerali bandi twavuze, na Moise Nyarugabo, bariya bose nibamara kwihuza, 23 izaba yarangije kubona ubuyobozi, izahita itangaza Republika yabo ya 23. Yanga byakunda harimo abagabo b'abayobozi bayoboye. Kabila yabaye perezida w'igihugu, Kamerhe yabaye yakoze mu biro bya perezida, Nanga, Colonel Nanga yabaye perezida wa komisiyo y'amatora. Moise Nyarugabo yabaye ministre wa budget na pura hariya muri Kongo, akora aba umusenateri, arongera aba umudepite. Fata Bisimwa yabaye hariya muri Uvira, yigeze kuba vice guverineri. Abose n'abantu bakomeye, ufate n'abari abajenerali bandi bose, n'abandi tutavuze. Hari n'abandi batari denonsa ngo bavuge ngo twebwe turi kuri uru ruhande. Ugafata ukongera ugafata abandi, ugafata bari abagabo ba Moise Katumbi, ugafata na ba Martin Fayulu, bariya bose nibikusanya bakinjira muri 23. Urambwira ko 23 itazabifite igihugu cyawo? Nicyo ngiye kubona kubaza. Tshisekedi ntabwo afite imbaraga za neutralize 23 yarangije kugeramo bariya bagabo. Nicyo nakubazaga, bizatuma abashaka kugira Kinshasa bakavana Tshisekedi, cyangwa se bazashinga leta yabo noneho tubonere Kongo yacitsemo ibice bibiri? Muri ibyo biri niki gishoboka muri rusange ukurikije uko ubibona? Leta ya Kongo izacikamo kabiri, izacikamo kabiri, nirangiza gucikamo kabiri, ariko izacikamo ari uko 23 yarangije kwigarura ibice byinshi bitandukanye, yewe ikora no muri Kinshasa y'amajyaruguru, ikabasha kuyirasa ikayihabya, yarangiza bakaza kugira gute, bakaza kwigarurira, bakaza gushinga igihugu cyabo cya kabiri. Bavuga ko Kongo bazafata Kivu y'amajyepfo, Kivu y'amajyaruguru, Katanga ari ubungubu twise hariya muri Katanga bakabasha nayo kugira gute kuyigarurira, bagafata n'icyo bita Tanganyika ariyo yahoze ari Karema, bagafata noneho na Chopo, turiya duce twose bagafata noneho na za Maniema. Biriya kiriya kirashobora kuzagira gute, kuzaba igihugu. Niki bikwereka ko bishobora kuzaba nuko 23 yatangiye kugenda ishinga iki ubuyobozi. Niba ifite icyo tutarumva batangaza n'abajenerali, ariko aba ministre barahari. Niba afite ministre wa education, bakongera bakagira wa santé, sibyo, bakagira ba guverineri, sibyo, bakagira abajenerali, inzego zose barazifite rwose, ubuyobozi zirakora, yewe na perezida baramufite, ariko nuko bataratangaza ko ari perezida, ariko perezida baramufite. Niko bimeze rwose. Imboni TV, imboni ya rubanda.